Imboni TV mbahaye ikaze muri kiganiro cya none ahangaha ndi kumwe na Innocent. Abasore ba M23 bavuze ko bagomba kwisubiza umujyi wa Uvira nyuma y'iminsi ko myinshi y'ubwicanyi, ubugizi bwa nabi, iyo masasu menshi harimo ubugizi bwa nabi bwo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibisasu by'amabisene na drone kubitwaye iminembwe cyane. Innocent, wabyumvise wanabikurikiye, M23 yavuze ko igiye gusubirira iki hariya? Urakoze cyane. Nkuko ubivuze, M23 yafashe umujyi wa Uvira. Sinzima abantu twakwemera ngo ko yawufashe mu buryo butanayigoye. Yego. Dushingiye kuko twabibonaga. Ko Uvira arimo abasirikare benshi, arimo abarundi benshi, noneho ni n'umujyi uhana imbibi neza n'igihugu cy'u Burundi. Ko gusohoka muri Uvira mu mujyi ndani aho bita Murongwe, werekeza Kavimvira uhita wambuka ujya i Burundi. Ni ibirometero bikeya. Ubwo rero twebwe abenshi abantu twiyumvisha ko urugamba rushobora kuza gukomera, kubera ko nubwo bari buze ko barwanira Uvira baza ko bafite backup y'abarundi. Siko byagenze. Bagezemo rwose nk'abigendera umujyi barawufata. Bamaze kuwufata baza gusabwa kuvamo kubera ibiganiro by'amahoro byari biri kubera i Qatar. M23 irabyubahiriza, irarekura, yisubirira mu birometero bike hirya ifungira bita mu Runingo. Runingo narayibikubwiye inshuro nyinshi nahabaye n'ahantu nizenze. Agari kure ya Uvira. M23 parika hariya. Ariko mbere ko M23 isohoka muri uriya mujyi, hari inyandiko yakoze. Sinzi iyo nyandiko warabashije kuyibona cyangwa warayumvise. Yakoze inyandiko ibyenyesha Trump bakuye muri uriya mujyi ko ibikorwa bizasigara bihakorerwa bibisha bizakorwa na Wazalendo na FARDC n'abarundi batazabibazwa. Kuko byakabaye FARDC igiriwe amahirwe irongeye isubiranye umujyi, kuko mama 23 yari yanze kusohoka, biravuga ati turawureka ari uko tubonye ingabo ziri netre zizarinda abaturage n'imitungo yabo. Urumva izo ngabo ntago zahita ziboneka overnight. Irawurekura iwusubiza leta ya Kongo. Leta ya Kongo aho yakagiyemo no byibura ngo yirinde amakosa mama 23 yishinja, harimo kwica abaturage no kubasahura. Isubiramo ahubwo bari byiheraho. Ngira ngo umunsi wa mbere binjiramo nimba ararebye amashusho Wazalendo ziri gupia mu mabiro ya leta, warabibonye. Icyo kivuyeho batangiye kugaba ibitero mu Minembwe kwica abasivile, nta nubwo ari abasirikare n'abasivile. Bateyemo amabombe, bateyemo za drone n'ibindi. Kandi ibyo nibyo mama 23 yababwiye ko idashaka iri kurwanya. Noneho ugiye kubikorera icyo reka bikora ikiba kibi. None 23 iravuga ati kuko ibyo twasabye ko muduha ingabo ziri netre zijya muri uriya mujyi ntimwabikoze. Guhagarika ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bo muri Minembwe ndetse n'abandi bose muri bice bigize Uvira, ntimuri kubikora, muri kubasha kuba proteger nk'abasivile. Kandi umusivile mu ntambara no umuntu uri vulnerable, ntimuri kubikora. Tugiye kugaruka tubyikorere nkuko tubikora mu bindi bice twagiye dufata tugenzura. Uyu munsi warona umukongomani w'ubututsi uri Masisi nta gifite ubwo kwicwa na FDL cyangwa na Wazalendo. Kimwe n'uri Kibumba n'uri Rucuru n'ahandi. Uri Minembwe rero nawe akeneye protection. Niyo mpamvu mama 23 yabonye impamvu yumvikana yakumvisha isi igomba kuyisubiza muri Uvira. Yakaniye. None iza gufata ibyo yafashe nk'agasuzuguro. Ahaje no kugaragara noneho abasirikare ba FDLR bivanze n'abahibu, nabo babaye abahibu, special force za Kongo. Yabo nawe uriya mutwe banarinda President Tshisekedi. Bivanga na FDLR. Kandi FDLR basinye ko bagomba kwisenya. Ibyo byose bitera umujinya. Mama 23 ihita ivuga ati turasubira Uvira. Ubwo nta kabuza mama 23 turazwimira mu mujyi wa Uvira bitarambiranye. M23 se iravuga kujya Uvira ngo kandi mu buryo butarambiranye, wagira ngo ni nko stepping in, no kwigendera nyine bakagenda bakajya mu mujyi, wagira ngo nta bintu bigoye birimo. Experience M23 ifite, wabonye ko yinjiye Bukavu, yahinjiye itarwanye. Ni Uvira uretse kurwanira aho bita za Ruvungi aho ngaho na za Gatogota, habaye imirwano ikomeye. Ahasigaye hose yari itambukiraga. Na Uvira yinjiyemo ngira ngo ntari sasu namwe yarashe. Cyane ko Uvira mu kuyinjira yakoresheje strategies zigoranye,
kuko yabanje kuyigota, yego, yabanje kujya muri ya misozi miremire yayo nkunda kubabwira, ifata Plaine de Rusizi, kandi Plaine de Rusizi byari ibintu bigoranye cyane kubera yuko ihana imbibi n'u Burundi, kandi Burundi hakaba ariyo FDL, hakaba ariyo FRN, hakaba ariyo Wazalendo, hakaba ariyo FARDC bari buba rasire iwabo. Ariko abarundi ngira ngo babigenzemo gakeya, sinzi wabagiriye inama, bavuga ati nimuramuka mubonye zirangije amaze zamuka zirasaho muri iwanyu, muramukoresha agati mu ntozi, zirabarasaho. Barazihoreye kandi uko niko byagenze, ntawe zirasheho. Biza kurangira mama 23 ifashe umujyi wa Uvira mu buryo butayigoye. Iyo mpamvu nkubwiye ngo bitarambiranye n'ubundi yasubiramo ko yagiyemo mbere. None se ubu uyu munsi ari ku mujyi urarinzwe, nkeka ko unarinzwe kurusha uko byari bimeze mbere, kubera ko bazi ko umuntu uwushaka nawe akaze. Urambwira ngo gusohoramo FDL bigiye kuyoba, FDL, Wazalendo, FARDC bigiye korohera M23 se? Ntabwo nakwemera ko navuga ko ugiye mvuganye n'umuntu arambwira ati abasore bariteguye cyane, bari tayari isaha n'isaha bakwinjira Uvira. Ariko se Uvira ni umujyi nyine, abazalendo, aba FDLR, aba FARDC bose ni ibintu byo kugenda wifatira. Icyakubwira ko Uvira tuvuga gutya ni akajyi gato cyane, ntabwo ari umujyi wavuga ngo wagereranya na Bukavu, ntabwo ari umujyi wagereranya na Goma, si n'umujyi wagereranya na Kigali. Ni umujyi muto cyane, muto, ni agapande gatoya, ukikijwe n'amazi, hari n'amazi ya Tanganyika. Yego, ni ukuvuga ngo kuva Imurongwe igice cyose n'amazi hepfo, kuva Imurongwe ukagenda ukajya Karimabenge, ukajya bita Karundu, ukawugeza kuri Poro, umujyi warangiye ubundi. Uvira wayarangiye. Icyo nakwita kwanza Uvira Ville, umujyi nyamujyi uri aho ngaho twita Imurongwe. Kongera nigaga ruguru yaho gato bita kuri katedrali, ugenda n'amaguru, ugenda n'amaguru. Katedrali ni hano uwavuye mu wasohotse mu mujyi. Rero iyo tuvuze ngo Uvira, abantu ntibumve ngo ni Ville, ni akantu gato cyane, nta n'amabuye y'agaciro abamo, nta n'ikirombe kibamo, uretse icyo cyambu nta kindi kintu kidasanzwe gihari. So kuba rurinzwe mbere, FARDC yari izi neza, yari yarabonye ibyo yaboneye Igoma, yari ibizi, yari izi imyitwarire ya mama 23, yari izi ibyabaye Bukavu, yari isigaranye Uvira nk'ubutaka igomba kwitaho, izayiteguriraho urugamba n'ibindi byose bikenewe. Urumva yagomba kubwitaho no kuburinda cyane. Kuba rero ku nshuro ya mbere barabubatwaye uriya mujyi, nta gikuraho ko ku nshuro ya kabiri babubatwara, kuko abawutwaye ntawo bagiye. Ariko ntiwambwira ko nyine byoroshye cyangwa se byikora mwako kanya gute, ku ruhe rwego? Hari icyo wenda tutemera nko kimwe, sinzi impamvu utabona ko byoroshye, kandi twarabonye kwikubitiro bajya kuwufata nta mananiza yabayemo. Barwaniye Gatogota na Ruvunge, bakiva Ruvunge ahandi hose ko ari ukwigendera, nta no gukomanga. Uyu munsi rero wa nonaha, kandi ikindi numvise nuko buriya guverineri w'intara y'Amajyepfo uya bita ngira ngo yitwa Peruse, Purusi, guverineri w'intara y'Amajyepfo yicaranye n'abanyamadini, bari abasenyeri n'abapasiteri bakomeye, n'abavuga rikijyana n'abacuruzi. Bumvikana ko aho kugira ngo bagire risiki yo kugumya kwica no gupfusha abantu, byaba byiza niba babona intare zahageze barekura umujyi bakigendera. Burya ni Bukavu niko byagenze. Abaturage barabasabye bati Igoma abantu bapfuye bihagije, twabibonye, ntabwo dushaka hongera kuba intambara nk'iyo Igoma abantu bagapfa, urekura umujyi, barawurekura. Naho Uvira buryo bajya kuyigeramo nabwo barababwiye bati uretse ko intare za Sarangwe zabanje guha Romarike Abarundi, zibaha amasaha ziti nyamara nimushaka mujyi wanyu, nitubasanga mwaho Umurundi turi busange mwaho, ntabwo bimugwa amahoro. Abarundi bavaramo akaboko karenge barigendera. Kongo nayo guverineri babyumvikanye baravuga bati ntabwo abantu bari bugumye gupfa tureba, nabo bakoramo akaboko karenge barigendera. Ndimo ndareba imyitozo y'abasirikare bashyashya ba M23 bagraduatinze ku itariki 8. Ni imyitozo iteye ubwoba, ni imyitozo ikaze. Lawrence Kanyuka yavuze ko bagraduatinze ari abasirikare abakomanda 7532. Urumva ni integration nini cyane, n'abantu benshi. Birashoboka ko ari bino mu bintu bituma M23 igomeza kwizera ko ifite amaboko,
urumva mu gihe kingana urwara kwinjiza abakomando barenga 7,500 ni benshi. Wenda ufite comment ushaka kubikoraho kuri uyu mubare ngwana gutya, ariko ndaza kubaza ikindi kibazo. Okay. Icyambere cyo ntago bintangaje jewe. Kuko nimba twibukiranye neza mu mezi ashize make cyane ari inyuma hangaha. Mu mwaka ushize. Twabonye mama 23 yakira n'ubundi mu 7 kwikubitiro. Bwa kabiri yakira mu 9 hadaciyemo no kweza hari matarameza. Urabyibuka? Twaraberaga tugasanga bimaze kuri 600. Umunsi wa none habu hiyongeyeho 500. Ubwo tuvuge bigeze mu 20. Icyambere cyo nibigaragaza ingufu mama 23 ifite. Ubundi nta nubwo byumvikana umutwe w'inyeshyamba. Nazo nyeshyamba giyeho kuva navuka nakurikirana politike y'intambara. Izo nyeshyamba mbonye zikora recruitment imeze gutya. In less than 6 months, umeze 6 gusa bamaze kwinjiza mu 20 kandi ibyo bakomando atari ba kadogo, atari ba rupiga nka Wazalendo, bafite imyitozo ku rwego rwo hejuru ikaze. Ariko hari ijambo Makenga akoresha rikomeye. Yababwiye mu myitwaro yaho kandi yababwiye ko Kongo igomba gufatwa kugera Kinshasa. Ya jambo rirakomeye. Iyo urebye recruitment bari gukora na passport bari gukora n'ingufu bari kubishyiramo, ni ibyereka President Gisekedi ko ategomba kurya rimenge. Ni umwe wa gushyamba atari rigiye. Ikibazo rero nashaka kukubaza nyuma yo commentaire ukoze, urabona tugeze Uvira, uko tugenda dusatira ibice biri centrale tunamuka mu majyepfo cyane, ntabwo tuzagira ahantu M23 ikagera ahantu hari abaturage batayumva, kuko mu burasirazuba bwo wenda byarihutaga. Ni bene wabona abantu bavuga ururimi rumwe, n'abantu bumva bafitanye isano rya hafi. Ko tugenda twinjira ntabwo izisanga igeze ahantu batayumva. Ikintu kirashoboka cyane. Kirashoboka cyane buriya ko nk'aba bantu bose nabo wagiye uvuga abenshi n'aba recruit ariko bavuye mu burasirazuba mu by'ukuri. Icyo kirashoboka, ariko hari ibintu biri ngiye kubwira hangaha. Icyambere cyo umunsi bafashe Uvira babashije kuziba ufunga iriya nzira inyuramo abarundi bakaza kurwana, kuko buriya abarundi ni imbogamizi ikomeye cyane kuri 23. Abarundi nibo batinze intambara. Umunsi bafashe kiriya gice bakabakura mu kibuga, bati mwega mu musubi wanyu mumenye by'iwanyu, bagasiga banganyira FARDC gusa, bizaborohera kwihuta bagikinshasa. Ariko noneho dore hano aho biryoheye. Nubwo Sultani Makenga ari uwo muri Eastern Congo, ngira ngo avuka aho bita Nyanzare, niwe wabo kwivuko, akaba afite n'abari ababahati bose bavuga Ikinyarwanda. Ariko wibuka ko umwungirije Byamungu ari uwibuka, ari umushi w'ibukavu. Wibuka afite Colonel Nanga uvuka muri bice bya hafi ya za Kinshasa. Wibuka ko afite wari President Kabila wagaragaje ko ari kumwe nabo, wanabasuye, kandi Kabila n'umugabo mari kuzwe na Kongo mani benshi. Wibuke ko muri aba basirikare bamwe nakubwiye 15 ba mbere hari benshi bafatiwe Goma b'abakongomani baturuka mu bindi bice, nabo bari ku rugamba ubu ngubu, kandi bafite abavandimwe babo. Hari abari gufatirwa za Uvira bakajyana ku ikosi, n'abari abapolisi bose n'abakongomani batavuga n'Ikinyarwanda batarakizi. Abo ngabo bazayifasha kumvikanisha mission yayo. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, M23 arantu yitwararitse, nakubwira ngo nayihaye amanota 100%. Yego. Yagaragaje ubudasa mu bipande yagiye ifata, ikazanamo umutekano, ikazanamo amahoro, ikazanamo ibikorwa remezo, ibyo bitaro bikongera bikubaka, abonye ko bari kubaka ibitaro, bakaba bari gukora imihanda iva Goma ijya za Masisi ijya za Walikana, ntatigeze hagera imihanda mu myaka Kongo ibayeho. Icyo nacyo ni ukugura icyizere mu bandi bakongomani. Yego. N'ahandi tuvuga ngo uyu munota hano aho bita za Bunia. Bunia hari ADF. Yego. Iri basanga mu nsengero kabaca imitwe. Urambwira ko umukongomani uri muri Bunia umunsi yabonye M23 mugezi Rwanda atazishima, avuga ati bankirije ADF. Umukongomani n'abari abakongomani bari muri ibyo bice bya za Uvira hariya za Minembwe kuzamuka habamo amayimayi y'ibisamba. Umunsi M23 yahageze birabisambika bigacisha makeya, ntabwo umukongomani azishima. Muri muturage n'umuntu woroshye cyane kuyoboka, umuturage ajya aho bigiye, apfa kuba abona ko afite umutekano warya akaryama. M23 uretse imbaraga ziri militaire z'igisirikare, ariko kurwana intambara nko kwisubiza Uvira umujyi
basabwe ko bavamo kugira ngo ibiganiro bikomeze, ni uko no kusubiramo igomba kuba izi imbaraga ziri diplomatique. Ibyo bintu si byo nibyo ariko wibuke yuko ijya gusohoka ibintu yasize ivuze bibiri. Yasize ivuze ko umujyi bakawuhaye ingabo ziri netre zitafite aho zibogamiye kugira ngo zirinde abaturage. Isigaye nagaragaje ko byanga bikunda n'ubwo isohotsemo Wazalendo izabyitwaramo nabi, kandi Wazalendo yo yumva nabi kubi ihita ibikorayo. Icyo kiragaragara. So izo mbaraga za diplomatique rero ni nazo zigejeje igeze uyu munsi reka buriya. Ntugire ngo yiza kubita zifite iri gutsinda kuri. Ntabwo ari uko Gisegede yabuze imbunda zo kwirasa na diplomasi birimo, kubera ko baravuga bati dufite abanyarwanda bene wacu ba mu Rwanda 150, dufite bene wacu ba Uganda, dufite bene wacu ba muri Kenya. Abo bantu bose banze gutaha kubera ubuyobozi bubi. Turashaka ko bazataha, turashaka ko barenganura, kandi uko isi yarebe igasanga abantu barahari. Iyo ni diplomasi ya mbere. Noneho diplomasi ya kabiri uyu munsi wa none ifite no kuba yagaragaza nyuma yaho itakarije Uvira cyangwa irekuriye n'abantu bangaye bapfuye, ni imitungo ingahe yisahuwe. Icyo ngicyo leta ya Kongo yahita ibona 0, M23 igahita ibona 10 ku 10, ari nacyo kizayiha ingufu zo gusubira muri Uvira. Ubu sisubiyemo hakurikiraho iki? Tuvuge ko imaze gufata Uvira, hakurikiraho iki? Nisubiramo izakora Sarongo cya mbere cyo. Sarongo you mean? Kora ya masuku ibanza gufata bari abo muri FARDC ba FDLR bose n'abajura bo muri Wazalendo bose n'imbunda zandagaye zose kazegeranye. Hanyuma sintekereza ko izahagarariraho, byanga bikunda leta gutabara mu Minembwe. Kujya gutabara mu Minembwe gare kujya kurwana FARDC yagiye za Baraka. Kandi nimba ifite Minembwe ifite Uvira, FARDC kabigishaka guterayo za drone, nukuvuga ngo bagomba no kwisangaho iri bagasenya ibindiro byayo kugira ngo itagumya kuyambeta. Ni Baraka, niyo Zamboko, niyo za Karemi, hose bakayibigizayo. Ari nacyo yavuze ngo tuzabohora Kongo yose tugere ikishasa. Ko wageze Karemi uba wagiye, wenda kwinjira muri Lubumbashi. Urumva niba bazaba bafite Lubumbashi, bafite Karemi, bafite Uvira, bafite Bukavu, bafite Goma, nakisangane nk'aho bazaba bayifite. Ubundi kimwe cyangwa igihugu cyanagiye. None se ubu ntabwo Tshisekedi afite ukuntu yizeye nk'ubushobozi runaka, ukurikije aho amaze iminsi atembera muri Amerika hose, ibiganiro amaze iminsi biba, ntutekereza ko afite backup yizeye? Sintekereza ko Gisegede uyu munsi yifitiye icyizere cyangwa afite backup yizeye, kubera yuko icya mbere cyo twibukiranye ko Gisegede yabonye amahirwe yo kubona ingabo za SADC. South Africa ibihumbi n'ibihumbaga n'ibitwara, dore byanyuze mu Rwanda babibonye. Abarundi baraza bazana n'intwaro, Tanzania iraza izana n'intwaro, Malawi iraza izana n'intwaro. Yewe bagere barengaho bazana n'abazungu b'abacanshuro ngo badasanzwe, babaha n'intwaro zidasanzwe. Bashyiraho na za Skoy, bashyiraho na FDLR, bashyiraho na Wazalendo. Ibyo byose arabitsindanwa. Agere Bukavu arabitsindanwa. Abo bantu bose uvuga Amerika, Qatar n'abandi bose bari bararebaga. Ibyo biganiro byari bihari, nibyo tuvuga ngo ibiganiro bya Nairobi, ibiganiro bya iby'i Rwanda byose byari bihari. Yarabitsindanwa. Uyu munsi rero ibyo yakora byose no gusaza imigeri. Icyo navuga, ntabwo sintekereza ko nawe ubwo mu mutwe ari stable, kubera ko ibyamubayeho biteye ubwoba. Iriya ntambara yitangaje mu gishoro cyinshi. Yashoye amafaranga menshi muri izo Skoy, yashoye amafaranga menshi muri izo drone, yashoye amafaranga menshi muri abo bacanshuro, yashoye amafaranga menshi muri ibyo bihugu bya SADC kugira ngo bize, yashoye amafaranga menshi kugira ngo Burundi bumwemerere kujyayo. Aho hose n'ibihombo yagiye ahura nabyo. Uyu munsi rero nta kintu Amerika yabije guhindura, kuko na Amerika buriya Gisegede yaguye mu mutego ukomeye cyane kandi mubi. Akimara kwemera gusinya amasezerano yo gusenya FDLR, kandi azi neza ko atazayisenya, hariya niho yabyiciye. Reka ngushimire cyane, urakoze. Ndagushimiye cyane nanjye. Imboni TV, imboni ya rubanda.